gisobanukiwe yenga bakuri kimwe bw'abera ministries. Aha no kugira ngo wowe ubwawe wikorere self control, umenye ngo koko nkeneye deliverance cyangwa ntayo nkeneye. Rero kuba uyikeneye nuko bino bibazo nibo nkubwira ubyibaza warangiza ukanabyisubiza. Imana ikugire neza cyane. Numva nibwira ko tumaze kubona ikibazo cya mbere, kabiri, gatatu, kane, gatanu, reka turebe cya gatandatu. Ese ingira ibitekerezo byo gukurikira Kristo nkanabyifuza, ariko narangiza nkabura imbaraga zo kubikora. Yabishatse keshi kandi afite imbaraga kandi yatumwe n'Imana, ariko Satani ahagarara mu nzira. Nuvuga ngo icyo gihe bigaragara ko yashaka gutembe ko biramunanira. Arumva ko yabishatse inshuro nyinshi kugira ngo abikore. Nagira ngo unyemerere n'ubundi twamaze none ndebera Abagalatiya 3:1. Turabashuje cyane inshuti z'Imana bakunze umwe w'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo dukomeze tujye imbere y'Imana kandi dukomeza dusenga Imana. Uyu munsi nta gutinda, ni umunsi wo ku cyumweru kandi tuzi ko Imana iri kumwe natwe muri byose. Turagushimiye Data twese uhoraho, turagushimiye Mwami w'amahoro, turagushimiye Imana y'imbaraga, turagushimiye ko dukunda urukundo rudasanzwe mu buryo budasanzwe, abantu badasanzwe mudasanzwe. Reka ubane natwe kuri uyu munsi wa none kubwa Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Murakoze cyane rero mwe maze kwemera kuterana natwe, maze kimwe mudukurikirana aho twaganiraga ku bintu byo kubohoka n'ibintu byo kugira ngo mwinjire muri deliverance iri total mubohoka neza kandi mbaganiriza. Rero nagira ngo nkubwire ikintu kimwe, niba ushaka koko kumenya neza ko wowe ubwawe ukeneye iyo deliverance, apana ngo ntayike wowe uyikeneye, wowe ubwawe uyikeneye. Hari ibibazo ugomba kwibaza, ngiye kubikubwira. Hari ibibazo ugomba kwibaza, ngiye kubivugamo. Nimara kubikubwira ubyisubize, numara kwisubiza wabonamo 2, wabonamo 1, wabonamo 3, gusa icyo wabona kimwe birumvikana yuko harimo akabazo, ariko wagira wabonamo n'ibindi bigera kuri byose. Cyane cyane ndumva ari ibibazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni hafi nk'8, 9. Icyo gihe rero maze kubisubiza ni gutumye uti koko nahuye n'akaga, nkeneye ubuntu bw'Imana, nkeneye gutabarwa n'Imana. Hanyuma ugahamagarswa kugira inama kumwe bw'abera ministries amutakandagira amateka. Erega buriya twavuga ko total deliverance akenshi ishingira mu kubohoka k'umuntu, kubohoka k'umubiri wiwe no kubohoka ku bintu byiwe. Hari igihe umuntu agakizwa ari ugasanga niwe munyamabaro, niwe munyagahinda, niwe munyamarira, niwe munyentambara, niwe rwaserera, na akavuyo, na akajagari. Urumva ni ibintu biba bitakoroheye ariko ugenda wisangamo. Rero ni byiza ko ukwiye kwibaza ibibazo ngiye ukubaza kubwira, kandi Imana iguhe umugisha. Rero kuba kuri kimwe bw'abera ministries, nyaboneka na subscribe bikenewe, ukiyandikisha kujya kuri kino biganiro, kandi wabohotse komeza ukore comment, tunaduhamagare biba byiza cyane kurutaho. Tukubwire n'ibindi bisigaye. Barakubwiye ngo bisaba iki, ngo bisaba ibintu byinshi, ndahari kugusobanurira, ariko nabandi banagusobanura nta kibazo. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya, niba ushaka ko wimenya neza ku bwawe uri under attack, cyangwa uri munsi y'ibitero bya Satani, cyangwa uri munsi y'ibitero by'imbaraga mbi, cyangwa bikugendaho, ikibazo cya mbere ugomba kwibaza, ariko njya nimva imyuka itagaragara intera ikanyangiza. Icyo ni ikibazo. Imyuka itagaragara niyi, harimo za nzozi, harimo kwiyumva nabi, harimo gurushikagurika, ibintu byinshi wiyumvamo neza ko hari imbaraga zitagaragara, invisible power, imbaraga zitagaragara utapfa kumenya, usanga zikugeraho zikakubangamira ukumva ugeze kure. Icyo ni ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza. Ese koko ndayifite? Cyangwa se icya kabiri, ese koko buri munsi ngira inzozi mbi? Do you often get bad dreams? Ese koko mu kubaho kwanjye ngira za inzozi mbi tuvuga hanize. Icyambere nazo basobanuriye kuba kuri kimwe bw'abera, ariko nawe uhageze vuba reka uzumve kugira ngo zitakugora. Ikintu cyambere,
hari ukurota uhinga, hari ukurota inyama, hari ukurota uri mu matongo aho bashyingura abantu, hari ukurota uri mu mirima y'abandi, hari ukurota uri mu inyamaswa zikwirukankana, hari ukurota inzoka zikurya, hari ukurota ubona amapusi, imbwa n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo, kubuganira n'abapfuye, ababyeyi nashaka n'umubyeyi wawe. Izo ziri mu bwoko bumwe bw'inzozi zitari nziza cyane, kubona hakorwa impanuka. Ese ukibaza ngo mu buzima njya nkunda kubona inzozi mbi, banyiba imodoka, bantwara ifunguzo, banyogosha umusatsi, ibyo byose ukabirota. Icyo wabona ati okay birashoboka, uti nibyo ndabirota, kumenya ko uriho ikindi kibazo. Ikindi cya kabiri navuga ngo ni sense, kumva ko mu buzima bwawe, mu kazi kawe, mu byo ukora harimo presence ya daimoni, cyangwa se daimoni ari mu buzima bwawe igihe cyose agenda kwataka. No kuvuga ngo you sense ngo cyangwa se wumva neza ko hari imbaraga z'abadayimoni, imyuka mibi irimo igenda iba ku buzima bwawe. Aho ngaho ni iyihe rero? Ni ya myumvire, ya majwi, ya magambo, ntacyo uzamara, urapfuye, wigira icyakora ibi n'ibi, ese uri mwene nde yo kwakana. Ukumva mu buzima harimo presence rwose ya dayimoni kuruta uko wakumvamo umwuka wera kandi ukijijwe kandi uri umuntu w'Imana. Aho rero naho urahibaza uti ibyo bimbaho. Ikindi ukwiye kumenya, ikibazo ukwiye gushakira igisubizo. Igisubizo ni ikibazo cya kane. Ese hari abantu banjugunye, abantu bagiye muri opposition bangiriye mu ishyamba mu Kinyarwanda cy'iwacu? Ese hari abantu banyanga? Ese hari abantu bampiga? Kandi wareba ugasanga abo bose icyo bagushakaho nta kosa wakoze, ntiwabahemukiye, ntiwakoze nabi, ntiwabarwanije, nta kibazo namba wigeze ugira. Abo ukavuga uti kubera iki? Ugasanga kandi nta mpamvu yacyo. Nta mpamvu ko umuryango waguta, nta mpamvu umugabo yagutaye, nta mpamvu umugore yagutaye, nta mpamvu abana bakujugunye, nta mpamvu famiye zakujugunye. Mbega wisanzuri uri rejecte, barakujugunye. Abandi usanga bagiye muri opposition yawe, abandi barakwanga, abandi bagutekereza ibintu bitari byo, bakubonamo nk'umugome, umurozi, ufite ibintu byose. Ariko wajya kwigenzura ugasanga nta mpamvu yo kuba bakubwira ibyo ngibyo. Aho rero uhita umenya neza yuko uri under attack, kandi ukwiye gusubiza kino kibazo ko biti okay niba bimeze bityo ashaka barumwe. Ariko biba byiza cyane iyo usanze warajugunywe n'umuryango wawe n'abandi, nibwo umenya ngo ubwo menye ko ari mu muryango, ari umugabo, ari umugore, ari abana, ari akazi, ari imibereho, menya ngo koko ndaboshywe peri, nkeneye deliverance kandi mu buryo bwihuse. Ikindi wamenya nakubwira nk'ikibazo cya gatanu wasubiza, ariko se ni ikihe cyaha kikunanira particularly kigatuma ugira ingeso mbi, icyo twita guhora mu sinful habit? Usanga ufite umuco wutwa. Ahangaha iyo tuvuze ibyaha, hari igihe abantu benshi bihenda ngo tuvuze hari yenda ubusambanyi, ubusinzi, ubujura. No, ushobora no kuba uri umuntu ugira umujinya udashira, uburakari budashira, aba mu buzima buteye ubwoba, no kumva waradabuswa ngo hari icyaha cyananiye kureka, kuko burya nta cyaha kiri nta gito, byose ni ibyaha. Aho ugomba kwibaza ngo cyarananiye, umujinya udashira, ngira ukuntu kumeze gutya, ukabuzi ku kintu wagisobanukiwe. Yenga bakurikiye umwe bw'abera ministries. Aha no kugira ngo wowe ubwawe wikorere self control, umenye ngo koko nkeneye deliverance cyangwa ntayo nkeneye. Rero kuba uyikeneye nuko bino bibazo nibo nkubwira ubyibaza, warangiza ukanabyisubiza. Imana ikugiriye neza cyane. Numva nibwira ko tumaze kubona ikibazo cya mbere, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Reka turebe cya gatandatu. Ese ngira ibitekerezo byo gukurikira Kristo nkanabyifuza, ariko narangiza nkabura imbaraga zo kubikora? Hano ushobora kumva yakurikira Imana, yakorera Imana, yaba mu murimo w'Imana, yavuga Imana, wajya mu rwego rwiza, ariko ukabura imbaraga zo kugera kuri icyo kintu, kumva ntibigukundiye. Icyo kibazo ukakibaza, mfite imbaraga zimbuza gukurikira Kristo kandi mba mbishaka, nkeneye gukizwa, nkeneye kuba umuntu w'Imana, nkeneye gukora ibi ngibi, nkeneye gukora na biriya, ndabishobora. Icyo ukagitekerezaho, naho uzasanga hari ikibazo. Nugisubiza uzamenya ko uboshye cyangwa ukeneye deliverance. Ikindi kibazo ukwiye kumenya, ukumbe kwibaza, ugomba kwibaza, do you have a covenant with the satanic agents? I have a covenant with the satanic agents. Ese mfitanye amasezerano n'abakozi ba shitani?
nayahe burya niba ari umusambanyi urayafite, niba ari umusinzi urayafite, niba waraguje urayafite, niba baraguca indasago urayifite, niba barakoze ibyaha urayifite, niba barakubanishije urayifite. Nuvuga ngo icyo gihe umenya ko ufitanye isezerano n'abo bakozi ba Satani, aho naho ugomba kuyisubiza. Nushaka kuba yagiye kuraguza rimwe, nushaka kuba yaraterekeye rimwe, nushaka hari ibindi wakoze, nubwo waba wagiye ugora n'umupfuma ahubwira ijambo, umenye ngo kakubayeho birarangiye. Ikibazo kindi giherukira icya nyuma ugomba kwibaza, naragerageje mu buzima ariko singere ku ntsinzi. I have tried your best, I have tried my best but not succeeding. Nagerageje uko nshoboye ariko sinjya successful. Nkora ibi bikanga, kora ibi bikanga, mu buzima bukanga, mu rugo bikanga, mu byo nkora bikanga. Ese koko kuki ntajya mba successful mu bintu nkora? I have tried my best but not succeeding. Icyo nacyo ugomba kwibaza ngo niba ari uko bimeze, menya ngo you are under curse, urakomerewe, urabangamiwe, ugomba gusubiza ibibazo byawe neza, ukamenya ko ukwiye kubohoka kandi Imana ikakugirira neza. Ikibanziriza ikindi nakubwira ngo nivuga ngo ariko se koko mpora n'ibyago n'impanuka ntazi aho bivuye. Impanuka, ibyagwa, non diseases utazi aho bivuye, ukabona ejo akakarwaye indwara yarwaye cyaje ivuyemo cyari kirakiye. Ibyo byose ubyibonaho, niba mbyibonaho se koko harya ugurumva. Numva ngo iyo ubyibonaho nabwo menya neza ko uri under attack, uriho umuvumo, uriho karande. Numara kubibona ugomba gutwara ngo koko nkeneye deliverance. Numva ngo igihe cyose ushubije ibibazo yes or end of question mu kibazo cyari cyose, ukeneye byihuse kubona amahoro no kubohoka umutwaro n'ibyakubangamiye na turuma, gutandukana n'abadayimoni byagushyiraho igitugu, kuba binagukoresha bikugira umuntu w'umunyantege nke mu mikorere yawe. Ikindi ugomba kumenya ko uko kuba munyantege nke ari ukuri, ukamenya ko dayimoni yamaze gushyira umwanya wo gutsindwa, arimo akorana nawe, yihishe mu buzima bwawe mu iterambere, ariyo mpamvu nta kintu wazabasha kubona cyangwa wanageraho. Ikindi gikurikiraho cyane kandi ko bikwangiza inshuro several times, ukabona ko bikuzaho buri munsi several times, icyo gihe ugomba kubitumenye yuko ukwiye kumenya ko uri under, ndetse ko umwanzi wagukoreye attack kandi ko icyo ashaka kugushyira hasi mu buryo bw'umwuka no kuguhindura ikimuga inshuro nyinshi cyane mu buryo budasanzwe. Aya magambo nuyakenera uzasoma Abakorinto ba mbere bice 15 umurongo wa 32, uzamenya icyo Paulo yavuze. Ahangaha agena ashatse no kwereka yuko bitwaza ngo kubohoka n'isezerano rya kera, ariko ngiye umunsi nashatse kukwereka mu isezerano rishya. Aha ni mu isezerano. Nuza gusoma Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 10, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 15 umurongo wa 2, ibyo bintu uraza kubibona. Uraza gukomeza uza gusoma Abatesaloniki ba kabiri ibice 18, ariko reka msaye n'undi Manuel umukozi w'Imana hamfashe, ubundi bimutwaye iki nafashe dusome mu izina rya Yesu. Ndabona biri hano ni Icyongereza kandi nanza narasibye kujya mu ishuri kugira ngo nkige neza, rikafasha. No kuvuga ngo ibi byose hari abantu bitwaza ngo urabona ngo ibyo bintu bya karande n'ivumo ngo nibyo mu gihe cya kera. No, iyi ni Bibiliya nkubwiye kandi turi mu isezerano rishya ryanditswe mu rurimi rwitwa Ikigereki, mu gihe isezerano rya kera ryanditswe mu rurimi rwitwa Icyarameya. So rero ngibyo bintu bigaragara ntibakubwire kandi amagambo tubukasonjwe mu izina rya Yesu. Ni Abakorinto ba mbere 15:32. Abakorinto ba mbere 15. haranditswe ngo niba nararwanye n'inyamaswa muri Efeso nk'uko abantu bamwe babigenza, byamariye iki? Niba abapfuye batazazuka, reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa.
urumva niba nararwanye n'inyamaswa mu Efeso aba ni abantu ntago ari inyamaswa numva bimariye iki si no kurwana reka turebe muri Abatesalonike nshaka kwereka imbaraga za Satani zirwanya Abatesalonike ba mbere nanone 2:18 Abatesalonike ba mbere ibice 2 umurongo wa 18 kuko twashakaga kuza iwanyu icyakora ngewe Pawulo sinabishatse na rimwe gusa ahubwo sinabishatse rimwe gusa ahubwo ni kabiri ariko Satani aratubuza winshika ndajya mbaho imirongo uko hari abantu bajya bibeshya ngo bavuga iby'isezerano rya kera oya kubohwa no kuzirikwa yabishatse kenshi kandi afite imbaraga kandi yatumwe n'Imana ariko Satani ahagarara mu nzira nuvuga ngo icyo gihe bigaragara ko yashaka kutembe ko biramunanira arumva ko yabishatse inshuro nyinshi kugira ngo abikore nagira ngo unyemereye n'ubundi twamaze none ndebera Abagalatiya 3:1 Abagalatiya 3:1 Yemwe Bagalatiya b'abapapa yego ninde wabaroze mwaretse Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu Yemwe Bagalatiya b'abapapa n'uwa kane wishyireho ninde wabaroze mweretse Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu wa kane ya mibabaro myinshi mwayibagirijwe ubusa yego niba yari y'ubusa koko Imana iguhe umuco ngo yarabwiye ngo mwabagalatiya mwe ninde wabaroze mweretswe Kristo nk'uwabambwe ariko murabireka ariko ndacyakuvuga ndacyaguhamagara ihangane nkugore ntabwo ndi busome igitabo cy'Abaefeso 6 ntabwo mpasoma ko mparavuga buri munsi ngo nuko kumuhagare mushikanye mu Rwanda ko tarwana n'abantu dukirana imbaraga mbiza nto mu kirere ahubwo ndagira ngo ndebere icyo twita urwandiko rwa mbere rwa Petero bice 5 umurongo 8 n'umurongo w'9 Umurongo wa 8-9 mwirinde ibisindisha yego mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yacocomera mwirinde ibisindisha ikindi ni iki mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera ameze nk'intare yivuga ashaka uwo yacocomera nuvuga ngo Satani abacoshomera kwirinda ibisindisha bavuze no kwirinda amagambo aho icyo ari cyo cyose gisindisha cyagutwara ntumenye ko umwanzi arimo guhiga kugira ngo ntindi bukugore ndashaka mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera Satani arazerera ku bana reka ntiyacyoruka nayo kugora reka dusoze nkure kure ukomeza akazi kawe ndagira ngo usomere uruka ubutumwa bwiza bw'Yesu Kristo na Luka ibice 10 umurongo wa 19 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 19 ibice 10 umurongo wa 19 dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose n'imbaraga mbi z'umwanzi zose kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose amen ngo Satani arazerera ashaka kubaconshomera arazerera mu kazi kawe arazerera ku bana barazerera ku mugabo arazerera ku mutwara arazerera mu masezerano arashaka kubaconshomera arashaka kubamirabungura arashaka kuwarya arashaka kubavunagura ariko Imana iravuze ngo iri kumwe nawe so rero kugira ngo bashe kubohoka no kugira ngo bashe kugira imbaraga no kurwana ni byiza kusobanukirwa ibi byanditswe byera ukamenya kwitandukanya nabyo ukagira imbaraga ugasobanukirwa Satani ugasobanukirwa umugambi we ugasobanukirwa icyo ashaka gushyiramo maze ukabasha kuboka iyo umaze gusubiza biriya bibazo byose nakubajije ukisangamo kimwe cyangwa byinshi menya ko ukeneye deliverance kandi turahari kandi nawe urahari kandi Imana izagushoboza muri byose rero nagira ngo amagambo uyumve neza nk'umuntu w'Imana nta gutinda kuko Bibiliya itubwira ikintu gikomeye cyane ese ubundi umwanzi azanwa n'iki
Satani igikoko gisimbuka shaka gushyira abantu mu ntege nke, kubarwanya, urupfu, kubabuza kuba free, kutatuma freedom, urwangano, kubakurikirana, kubitaho, kuko buri gihe uko uhuye n'umwanzi Satani nuko akumanura, nuko agusenya. Wambaza ngo intego ya Satani ni iyihe? Tuyisanga muri Yohana 10:10 havuga ngo nta kindi kiza n'umwanzi, nta kindi. Abafite they are on 3 missions. Nuvuga ngo Satani buri gihe abafite misiyo 3. Iya mbere to steal, kwiba. 2 gusenya. 4 kwica. Ngizi intego za Satani. Iya mbere no kwiba, iya 2 no gusenya, iya 3 no kwica. Kandi koko nta kindi kiza n'umujura. Ikimuzana no kwica, kwiba no kwangiza. Yesu atariko ge naje kugira ngo zibone ubuzima ndetse bwinshi kandi bushoboka. Amagambo yasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Yohana 10:10. Nukuvuga ngo hariho amagambo yerekana ko Yesu ari umucunguzi kandi ko tugomba kubohoka tugava muri depression ya Satani, tukakira umwami n'umukiza, ndetse tukagira n'imbaraga zikomeye, kuko buri wese, kuko babwiza ukuri kuri buri kontina yose, i Burayi, Amerika, Canada, Afrika hose, uzasanga n'ubundi habaho abarozi, abagome, abicanyi, abanyentambara, abakora ibintu biteye ubwoba, abagresa abantu, abarwanya, abaca intege, abagusenya, abakuvuga, avuga amagambo atandukanye. Hari imbaraga mbi zo kwangiza kandi zigomba kugutesha umutwe. Ibyo byose ro kwisi yose, ahantu hose, kandi bamwe na bamwe bashobora kubahura n'imbaraga za Satani, rimwe bakoreshwa n'abadayimoni wawundi kurwanya n'abandi bose, ariko bagambira gushyire hasi. Rero saba ko ukwiye gusenga Imana no kwegera ku muntu ufasha kubohoka, akanakubohora ukajya imbere kugira ngo ubashe kwakira amasezerano ndetse no kwinjira mu mbaraga z'umwuka ubashe gutsinda ibyo bintu byose. Ubasha rero kubohoka muri izo ngoyi zose, kuri izo principe zo kubohoka, wabohoka ku bwawe umaze kubisubiza ukabimenya. No kwegera abasenga Imana, maze Imana ikagufasha buri munsi byusaba ngo Mwuka Wera ngwino ugushe umutego abanzi ba Satani bose barwanya, kandi Satani umwanzi urwanya, uhamagara Mwuka Wera kuyagufashe kandi ushake na wa mushumba agusengere. Ikindi ugomba kuba hafi y'Umwuka Wera ku bayobozi bawe, ko deliverance nikorwa umunsi umwe. Ikindi ugomba kubaho mu buzima bushima Imana kandi bwegera Imana, cyo nakwita ngo ni serious. Rero ugomba kumenya ubwenge, ukamenya amabanga ya Satani ukayasenya. Ikindi ukamenya uko umuntu bakora deliverance. Ikindi ukamenya ngo ni gute nahera muri ayo masezerano y'Imana kandi nkagubwa neza. Data wa twese rero aguha umugisha. Kuvuka bwa mbere bizaguhesha imbaraga. Data wa twese akugire neza, aho tubisanga rero ukabisoma ukabisobanukirwa. Kandi total deliverance nkuko nabikubwiye, total deliverance come from Jesus Christ. When you repent from your sins and confess to Christ Jesus as your Savior and the Lord, you will receive power of the enemy, over the enemy. Luka 10:19. Muvandimwe nkurikiye, Imana iguhe umugisha. Nagira nkubwire ngo umwanzi arazerera ashaka kubaconshomera, ni wari mahiga, ni wari magendaho, ni wari marwanya, ntashaka gutera imbere, ntashaka kugira icyo sobanukirwa, ntashaka kugira aho ugera, ntashaka gutera imbere hashoboka. So rero kugira ngo ubohoke nuko hari ugomba kugeraho by'imbaraga, kandi warangiza Imana ikakurengera ugasanga hari ikintu ukwiye kuba wageraho Yesu Kristo akwishimire. So deliverance icyambere no ugomba kudealing with the enemy's interference. Mvangu igihe cyose hari umwanzi ukwinjiriye, menya ugiye gushyiraho imbaraga, urwana inkundura, urwana ubuzima bwiza, ukuraho bwa kumukarakari buri munsi. Ikintu cyambere kikubwira ko Satani yagushoboye no kutagira kubabarira, no kugira ishyari, no rwangano, no burakari, n'izindi mbaraga z'ibyaha bitagaragarira abantu bose, ariko byihishe muri we imbere abantu dushobora gusobanukirwa ngo babyakire. So rero ugiye kwakira deliverance ugomba kudiringa n'ibyo bya sinful by'ibyaha, maze warangiza ugahagarara ubabarira, wihangana, kandi ufite imbaraga zo kurwanya Satani muri ubwo buryo. Rero ngibyo ibintu ugomba kwibaza abakozi b'Imana, nta mpamvu yo gutinda kure. Umwanzi arimo arazerera, arajya mu byawe, arajya uherereye, arajya mu byo wifuza, arimo arakurwanya, arimo araguhiga, arakwinjirira, arakubomo,
arabomora, aragusenya, arakurangiza, ariko ugomba guhaguruka ukambara za mbaraga zikugeza kure, zikugeza harenze, zikujyana kure hashoboka, kugira ngo urusheho gutsinda no gutsindishirizwa no kubasha kunesha, gusohoka muri ibyo bintu, kugira ngo Imana ikugirire neza. Rero data wa twese agufashe kandi agukomeze, kuko niyo nzira yonyine ubasha gucamo kandi ugatsinda urubanza rwawe rwo kubangamira ku manywa na nijoro. Rero navuga ngo Imana y'amahoro ibishimire, kandi Imana y'amahoro ibahembure, Imana y'amahoro ibashyigikire. Mwifurije kubohoka kuri kimwe bw'abera ministries kuri kano kanya keza. Amavuta y'Imana kuzeho, ntugatsindwe n'urubanza, ntukabura aho werekera, ntugacogore, ntukavunike, ahubwo gwiza imbaraga z'Imana. Umugisha w'Imana ukuzeho, imbaraga z'Imana zikuzeho, kandi kugirirwa neza n'Imana bigume mu kibanza cyawe. Ndavuze ngo data wa twese akunezeza. Umwanzi arazerera ashaka kuwacoshomera, ashaka kuwavuna. Urumva na Paulo avuze ngo nagambiriye kuzi wanya, ariko Satani arambuza. Nuvuga ngo umwanzi wacu Satani ahagarara hagati yacu n'amasezerano, kuko total deliverance ni ibintu bitatu. Icya mbere ni ukubohoka k'umuntu, icya kabiri ni ukubohoka ku mubiri wiwe, icya gatatu ni ukubohoka ku mitungo ye n'ibyo akora. So yo total deliverance. So rero cyangwa ngo indi mpamvu ituma ukwiye kwibaza muri yani nabwiye ngo yanyuma isoza, ese ko mbonye ko mfite ba bantu nababwiye byose umwe mbaho, icyanyuma gisoza ibindi kwibaza ngo ariko ubundi nibyo nkora bimariye iki Imana? Se ntanga icyacumi, ntanga ya maturo, nkora ya mirimo, mfashe babakene. Ibyo byose ubyibaze, numara kubona ko byakunaniye, ko nta muntu waboshye wabishobora. Umugisha w'Imana ubane namwe rero, mufite Imana bagendeho cyane, mukomeze mugwize imbaraga, muhamagare, mukore comment, share, like, muduhamagare, turahari ngo tubafashe. Nkubwire rino jambo, ushobora kumvuga uti ngewe ntabwo nkeneye ko muhora iyo deliverance, ariko mfite hari undi mushumba. Ni uburenganzira bwawe, pe umushumba wawe ni umushumba wawe, uzamwegere ariko ubohoke kandi usohoke muri ako gahinda n'amaganya n'amarira, kuko data wa twese yifuza kuguha ubwami no kunezerwa no kukubaka by'ukuri, kugira ngo uhagarare udatsinzwe n'urubanza, kandi uhagarare uri umuntu wemye, uri umukozi w'Imana, kandi Imana irimo ikora ibitangaza ku buzima bwawe. Nagira ngo mbashimire mwese mwari mudukukiye kumwe bw'abera ministries, babwire ngo aha amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, amara guhindura ubw'abandi, cyane cyane ko babohotse. Nanjye narabohotse, gusa umwanzi warazerera, n'uyu munsi yazere, n'ejo yarazerereye, azera mu byaye bikazamba, akazana mu kazi kazereba, ko intego ye nukugira utagiraho mugera. Nagira ngo dusenge Imana, mbabwira ngo shalom shalom. Imana yo mwijuru umugisha, munezerwaho muri hose, kuko umwanzi we ntatinya. Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro, nagira ngo ushimire ineza n'urukundo dukunda, ngushimire imbaraga zasanzwe, uruwera kandi urakomeye mu izina rya Yesu. Reka aya mavuta n'izi imbaraga bikandagire karande, usenye ibihome, kubite hasi imbaraga z'abadayimoni, z'abazimu, usenye ibirere byose, kandi Kristo wemere ko twakira imbaraga z'ijambo ryawe, uduhe gutsinda no kongera gutsinda no kongera gutsinda, ndetse no kuzatsinda tukagera ku rwo gutsinda, ko kuri umwami w'urukundo kandi ushoboye byose. Ndagushimiye Kristo, tanga umugisha kuri bose, kandi ukora ibidasanzwe hadasanzwe, ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom.